La journée de ce vendredi 2 janvier 2026 a été marquée par la visite du chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire. Kuri uyu wa gatanu tariki ya kabiri z'ukwa mbere 2026 Sultani Makenga yagaragaye mu ruzinduko rwakorewe i Rumangabo muri centre y'imyitozo ya gisirikare. Muri iyi centre ya Rumangabo niho hari abasirikare bafatiwe ku rugamba, abandi bakaba baritanze ku bushake kubera ko babonaga basumbirijwe. Aha rero hakaba ariho hatangirwa amakuru cyangwa se hatangirwa inyigisho zijyanye no gusubiza mu buzima busanzwe cyangwa se kuba waba umusirikare wa M23 cyangwa se ukaba wasubira muri FARDC kubera ko ku bwumvikane bwabo na Croix Rouge ariko bahisemo kubigenza hamwe. Rero n'ibingibi Sultani Makenga niho yavugiye ijambo yo gusubiza abo bantu mu buzima bahisemo ubwa leta cyangwa se ubwa M23. Ahavuga ko rero abantu bazifuza kugumana na M23 rwose ari ku bushake bwabo, nta gahato babishyizwemo, rwose bagomba kujya kwiyandikisha kimwe n'abashaka gusubira mu gisirikare cya leta bagasubira i Kinshasa nabo bagomba kwiyandikisha. Ariko yagize ati ese hano murarya? Ikibazo yababaje cya mbere yababaje se murarya? Nabo barasubiza ati turarya rwose afande. Noneho arakomeza arababaza ati ese hari ikibazo mwabonye hano mubona tudafite itandukaniro na Recrochard? Ubwo rero nibaza ko umuntu waba ushaka gusubira mu gisirikare ntago yakifuza kujya mu gisirikare cy'abakoroshari. Gisekedi ubwe perezida yivugiye ko ari Recrochard, igisirikare cye ari Recrochard. Ubwo rero sinibaza kuntu namwe mwajya mwamwifuza kujya mu gisirikare cy'abakoroshari cy'amabandi cy'ibisambo bishikuza amatelefoni bikambura utw'abandi tukabacyuza, bagacyuza utw'abandi, ubwo bakambura abaturage. Icyo gisirikare nta gisirikare kirimo muri rusange. Hamwe n'ibyo rero mubona ko M23 itandukanye rwose na Recrochard, itandukanye na kiriya gisirikare. Ubwo rero siniyumvisha umuntu wavuga ngo yaba akeneye gusubira mu gisirikare cy'abakoroshari. Yagize ati arabaza ati ariko se buriya igisirikare cya Kisekedi niba ari Recrochard, ubwo nk'umuyobozi wabo we niki? Maze aravuga ati njye numva ari we Recrochard, ari Recrochard mukuru ubahagarariye. Niko yakomeje avuga rero Sultani Makenga. Uwo ni Colonel General ndibaza ari General Sultani Makenga yakomeje avuga ati rwose umukuru w'abakoroshari nta wundi ni Kisekedi. Ariko aravuga ati twebwe rero icyo tugamije ni ukubohora rubanda. Nikari kugira agenda avuga ati ni ukubohora rubanda nicyo twebwe tugamije, kandi tugakuraho ivangura ry'amacakubiri ashingiye ku moko nk'ay'abakoroshari. Kandi ikindi tugomba gukora ni uguteza imbere abaturage, buri muntu wese akumva ko yishimira ubutaka bwe, yishimira ukabayeho, yishimira ataje gucuzwa utwe n'igisirikare cya Kongo kigizwe n'abakoroshari. So yakomeje agira ati ese mwebwe mubona twarekeraho gusa noneho hagakomeza kwibwa ubukungu bwa Kongo, bukibwa n'amabandi, bukibwa n'abakoroshari bakabwigwizaho? Oya, icyo ntago ari icyo twe tugamije. Turashaka ko ubwo butegetsi bugomba kuvaho, kandi namwe nimudushyigikira ibyo byose tuzabigeraho. Ntabwo twaguma hano Bukavu gusa cyangwa se tugume hano muri Goma. Twifuza ko twagera n'i Kinshasa tugahindura ubutegetsi bwa Kisekedi ni umuyobozi mubi, ntago akwiriye. Ubwo rero General Sultani Makenga Emmanuel
yakomeje avuga muri ayo magambo, avuga kuntu ubutegetsi atari bwiza, buvangura bukavangura amoko, cyane cyane amoko y'abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Aha nicyo Sultan Makenga yakomeje avuga ati ariko ntabwo tuzabyemera, dore dukomeje kuvugana, dukomeje gukurikiza amategeko ajyanye n'ibiganiro cyangwa se n'amasezerano twagiriye i Doha muri Qatar. Ibyo rero nibyo dukomeza kugenderaho, twumvikana, tubyubahiriza, nubwo leta ya Kisekedi itabyubahiriza. Nubwo leta ya Kisekedi itabyubahiriza, ariko ikindi dukomeza kubahiriza, tugomba kubahiriza amategeko cyangwa se amasezerano twagizanye i Washington. Ayo masezerano i Washington rero nayo tugomba kuyubaha, kandi dusenyera umugozi umwe, ariko ari ku neza y'abaturage b'abanyekongo, ari ku neza abanyekongo. Tugomba kubaha amasezerano y'idoha muri Qatar. Akomeza agira ati rero ariko Kisekedi ibyo akomeza n'ibyo yigira, twe tugomba kuruhuka tugeze Kinshasa. Niba yanze ko tuganira, yanze ko twumvikana, tugomba kuruhuka tugeze Kinshasa. Nibwo yabazaga babahungura ati rwose abafashwe matekwa nibamanika amaboko hejuru, abageze hano bafashwe ari uko bafashwe matekwa n'ingabo za M23 bamanike amaboko hejuru. Arongera ati bamaze kumanika, arongera ati rero umuntu waba yarigemuye cyangwa se yaritanze akishyira mu maboko y'ingabo za M23 namanika amaboko hejuru. Ubwo rero nabo niko babikora babyerekana ko bafashwe. Ni naho yababajije ati se murarya? Maze baramubwira ati turajya tugahagara. Avuga ati ibyo ni byo bya mbere, ni nabyo tuba dushaka. Abantu rero uri kubona hano bose ni abari bafashwe matekwa, bafunzwe, ubu ni mu kaka kanya bitwa imfungwa z'intambara, ariko bakaba bagiye gusubira, bakaba bari guhitishwamo ku bushake bwabo. Bakaba bazi ati abashaka gusubira i Kinshasa gusanga Le Clochard na bande, noneho ati nizera ko bahari abashaka kuguma mu gisirikare cyacu bakifatanya natwe mu guhindura buno butegetsi, gukuraho iyi leta, nabo ndibaza nabo bahari. Noneho arangije arababwira ati rero nta kibazo na kimwe gihari, umuntu ushaka gusubira muri ziriya ngabo za Kinshasa rwose ashobora kugenda akiyandikisha mu buryo bw'ibanga, mu buryo twumvikanyeho na Croix Rouge, mu buryo bw'ibanga. Noneho yamara kwiyandikisha bakamurinda umutekano, bakamujyana mpaka bamugejeje i Kinshasa. Nta kibazo na kimwe rwose, wumve uri utekanye, ntawe uzabikubaza ngo ugiye gusubira i Kinshasa. Kimwe n'ushaka kuguma hano akifatanya natwe, nawe turamushyigikiye kandi nawe aragenda yiyandikishe. Ibyo ni ibintu byoroshye, maze dusenyera umugozi umwe mu kubohora igihugu cyacu. Aho rero niko iryo ni ijambo rya Sultan Makenga, aho yakomeje aganiriza aba bantu bashyiraho morale. Bamaze gushyiraho morale barishima, ubona ko ari abantu bishimye cyane kandi bakeneye ubuzima cyangwa se kwibohora, ubuzima, kwishyira ukizana bya muntu hano muri Kongo. Ubwo rero turakomeza tubagezaho 5 kuri 5 amakuru yose anyuraho cyangwa se ari kuzenguruka gusirikira hariya muri Kongo. Hano ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze nurangiza ujye hasi muri comment section utange igitekerezo cyawe. Hano ni ku Nzozi TV 1, uri kumwe na nzozi.com, inshuti y'abana, Jesus wins hope. Yes. Sultan Makenga yagize ati twebwe turubahiriza ibijyanye n'amasezerano y'Doha muri Qatar, nkuko twavuze ko hagomba kubaho gusubiza ingabo, tugahana ingabo zafatiwe ku rugamba. Ubwo leta ya Kongo igomba kuduha abasirikare bacu, natwe tukabaha
abasirikare babo. Sultani Makenga rero akomeza agira ati twebwe tugomba gukora ibitureba tukabaha abasirikare babo natwe bakaduha abacu, kandi naho babatwima naho batakurikiza amasezerano twagiranye duha, twebwe tugomba kuyubaha kandi tukabahereza abasirikare babo, ariko igiteganyijwe nuko nabo bakagombye kuba baduha abasirikare bacu. Ok, merci beaucoup. Nous sommes le 2 janvier 2026. Nous sommes venus au camp. Ok, murakoze cyane. Ahangaha turi Rumangabo mu kigo cya gisirikare. Hano dufite imfungwa za gisirikare ziri mu buryo bubiri, ziri mu byiciro bibiri. Hari ingabo zafatiwe ku rugamba muri Uvira, hakaba n'ingabo zitanze cyangwa se zigemuye bitewe n'ibihe zari zirimo. Aha rero dufatanije na CSR, hano abasirikare bameze neza cyane. Abasirikare bararya, baranywa kandi baravurwa, bameze neza cyane. Bityo rero dufatanyije na CSR, abasirikare bagomba gusubizwa i Kinshasa. Harimo abasirikare babishaka ku bushake bwabo, ku buhuru bwabo n'uburenganzira bwabo, bagomba kwiyandikisha ubundi bakagira bate bagasubizwa i Kinshasa. Naho abandi batabishaka bumva barakunze muvoma yacu nabo turagumana nta kibazo. Ubwo ariko icyo tugamije ni ugukuraho leta ya Kisekedi. Gusa murabizi neza ko igisirikare cya Kisekedi ari igisirikare cy'amabandi. Ni igisirikare cy'amabandi kirirwa kiba iby'abandi, gishikuza amatelefone, kigafata ku ngufu, cyarangiza kikirirwa kinywa urumogi. Nta kandi kamaro ka kiriya gisirikare. Ubwo rero twege dushaka ni ukugihindura, twagikuraho. Umugambi wacu ni ukurengera abaturage bacu, ni ukurengera ubwoko bw'Abanyamurenge ndetse n'Abatutsi, ariko tutibagiwe Abanyekongo muri rusange. Ubwo rero tugakora igisirikare cya kinyamwuga, kiri professionnel, noneho igisirikare kigendera ku kuri, igisirikare cya leta, maze bigakunda ibintu bikagenda neza.